tuboneho usanze solution ureke kwirugurira stress no konzamura isukari asone mbaho nshakira abafara kujya kwivuza izi zose umunani zirangiza neza making sure ko nakiza umugongo uranyumva neza bitari ibyo ngibyo tuzaserera ntukanyuza naho ibyo bintu by'ubupagani bwawe habayemo ibintu byinshi mu rwabamwe ibintu byinshi navuze ko yajyaga asohokana n'umugabo ntazi aho basohokanye ujye naguhaye niba wayumvisha ibyo bintu byose birimo bakagendana guhaha akaba ari mama nkaba narwara ngashaka kujya kwa muganga imodoka ntiboneke cyangwa amafaranga yo kumvuza ntaboneke ariko kandi nyamara mama wanjye yagera muri cya kibazo nanjye mfite cyangwa narindimo we akagira access ku bintu byose ibyo rero nk'umuntu ukambabaza Okay, tugira ngaho rero andi makuru aba ku rundi ruhande cyangwa kugira ngo ushyireho umucyo natubwire ikibivugwaho biravugwa ko wowe wafashe amafaranga amafaranga uraza kukigarukaho nyuma turangije iki cyo gukundana n'umuntu muri Tanzania wafashe amafaranga muri ahantu wakoraga muri Mashariki miliyoni 23 by'amadolari ukongeraho ibihumbi 9 uretse gato ugafata ibihumbi 9 ukajya Tanzania kurya ubuzima warangiza umugabo ukamuta ahangaha dufite umugabo ngiye nagiye muri Tanzania gufata ngiye kudiginga amakuru ndagenda nkinjira aya namakuru cyangwa namakuru yavuye muri Tanzania bivugwa ko wataye urugo rwawe uyu ni wowe niba ntari kwibesha uyu ni wowe uyu ni umusore mwari mu rukundo ruri kwaka umuriro tega amatwi urebe ngira ngo murahabona ahangaha ni video mwambaye imyenda isa ndashaka kugira ngo nkwereke video aha mwari muri mu rukundo rugurumana mwambaye imyenda isa mumeze neza ntibigaragara hangariya Zuchu na Diamond ahangaha urukundo ruri kugurumana ahangaha nkuko muri kubireba nawe uri kubireba ngira ngo urabibona ni urukundo ndaje uyu mugabo uranyemerera ariko ndumva atari ngombwa ndihutisha dore nguyu hano urukundo ruri kugurumana mumeze neza urumva umugabo ufite ubushake w'umusore umuntu ufite imbaraga ugomba kugukiza ku gahinda kose wahuye nako so mu magambo amwe mu kanya wansobanuriye ko icyabiguteye ariko mutipe ni Bogari ni mukuru pe so akoshe kobwa yija wari mu rukundo bebe ariko umwana rero afite ibyishimo by'akanya gato amakuru ambwira ko aya mavideo turi kureba dore hano ari kugusezera ambwira ati sheri uransize uretse gato aturagiye hano ku kibuga cy'indege niba ati koko uragiye ati ndagiye gasongo wanje aragusezeye usubiye mu Rwanda ugiye kureba Nyamunsi so twihuse nkuko uri kubireba hano ndashaka byagenze gute ntabwo nashaka kwerekana iriya message kuko nashaka kwerekana ko ari source yaho inkuru zavuye kandi ntabwo ngaragaza ahantu navanye amakuru so tukiri ahangaha rero n'aya mavideo nkweretse uyu mugabo ntabwo mfite amavideo mfite ama audio uyu musore we wenyine yemeje ko mwari muri relationship uyu mugabo ni gute wagiye muri relationship kandi ufite umugabo wagiye gushaka uyu musore amakuru ko yose nyafite ni gute kandi nawe mu kanya wabyemeye uvuga ko hari impamvu yaguteye ndashaka ngo kuri iki kintu wisanze gute umugore wa ufite mariage wambitswe impeta uri mu rukundo ruri kwaka umuriro n'umutanzania w'icyamamare murakoze cyane ku bw'iki kibazo Godfather ndetse n'abandi bose badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa hanze njyewe umuntu nta cyaha nakora nta kwihanira imbere y'abantu cyangwa imbere y'Imana iki kibanza cyumvikane nta ibi mubona nuko mubibona nuba nta explanation na ntare wigeze kubimbazaho yego wabisobanuye bibisubiremo gatoye urabishyira ku mucyo niko kwiza kuko hano dukubwira abantu hafi 1500 so abantu hafi 1500 ni byiza kugira ngo ushyireho umucyo bashyiraho akadomo nkwibutsa ko
ibintu uri kuvugira YouTube ngiye uza kubisanga ngiye nta YouTube cyane ngira ariko hano YouTube uzi mu kanya baraba bamaze kwa uploading ahantu hose twagiye kiraho umucyo ndabizi cyane yego tukantireho umucyo nkuko nabivuze nta cyaha nakora nta kwihabira imbere y'Imana cyangwa abantu ubuzima bwanjye nabukubwiye njyewe nashatse ndi umwana ntabwo nari umwana ariko nta nubwo nari nkoze cyane nk'umugore wese ahava akagera umugore ni umugore twitaye ku myaka afite umugore akenera affection ituruka ku mugabo we umugore akenera urukundo akenera kubahwa akenera kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo byose ntabwo bigendana n'ubushobozi bw'amafaranga urukundo affection bitangwa ni ikintu gihabwa for free niba uwo twashakanye njyewe ahangaha twari tumaranye imyaka 8 tubana nk'umugore n'umugabo nk'uko nabivuze kare uribuka ko nakubwiye ko hari igihe twashobora no kumara umwaka amezi 10 agashira tutabonanye nk'umugore n'umugabo nta gapipe kaguhaye nyine mutashobora gukora sex yego umwaka ugashira umugore ntabwo ndi kubeshya ibi bintu nta na evidence naguha ifatika ariko mwemere ukuri mbabwiye mubana mu rugo tubana mu nzu nta warwaye nta wagiye muri mission icyo gihe mama wawe mwarabanaga ni ibintu byatangiye mbere ye gatoya yuko ataramuhamagara ngo aze yego na mbere icyo kibazo cyari kiriho nakubwiye ko nabyaye umwana ari ndayuzuza amezi 11 umugabo aba mu cyumba cye nanjye mba mu cyumba cyanjye ibintu sinabivuze urumva rero ni ibintu byatangiye tugishyingirwa ariko mbana nabyo ngerageza kubijira uko nari nshoboye kandi Imana iramfasha iranshoboza umara umwaka nta umwaka urashira nukuri nakubwiye njyewe nahise nkonfirma nababwiye ko kera mama ndabwira ko ndi mubi nahise nkonfirma ko ndi mubi niba nshobora kubana n'umugabo igihe kingana gutyo atarwaye ntarwaye ntihabe icyo gikorwa aha ndi gushyiraho umucyo kuri aya mavideo cyangwa izindi nkuru zose zishobora kuvugwa hejuru yanjye hanyuma uretse urugo ntabwo rwubakwa no gukora imibonano mpuzabitsina gusa tugira anniversaire dufite anniversaire ya mariage yacu kuri 11 z'ukwa kabiri umunsi w'abakundana njye ndi umugore kugeza uyu munsi tuvugana ururabo mperuka rw'umugabo wanjye nyirabo yazaniye muri dot ndetse n'ururabo yanzaniye tugiye gushyingirwa kwa kundi umusore aza gufata umukobwa wawe bagiye mu kiliziya izo ndabo ebyiri nizo nzi umugabo wanjye yampaye kuva n'abaho twamenyana hano hanze turi muri sosiyete turi mu isi dukoresha imbuga nkoranyambaga kandi umuntu ahava akagera ni umuntu arangwa no kwifuza nubwo kwifuza bivuga ko ari bibi niba ushobora kubona mugenzi wanjye yabyaye nkabona umugabo we yamushyiriye indabo nanjye mpita nibaza kuki njyewe iyo mbyaye umugabo wanjye adashobora kumpa ururabo kuki umugabo wanjye kuri Saint Valentin tudashobora gusohoka nk'abakundanye en plus bari gufata anniversaire ya mariage twinjoye ngo ubuzima nk'abandi ntabwo turi abakene banyuma ku buryo twakwipriva uwo munezero sibyo ahubwo nza gusanga nibyo ngarukaho hahandi twabanye Christophe kunshyira mu rugo kwari kugira ngo yemeze sosiyete ko ari umugabo ushobora gushaka kandi akabona umugore malgré amagambo yavuzweho ko adashobora gushaka nicyo kintu nakubwiye ko tutakundanye tutabonye igihe ko buri muntu afite ibimwirukansa izo nizo ngaruka rero twagiye kubamo mu buzima bwacu bwa kuba nasobanuye ibyo bintu mu bwa mbere kugira ngo bize kumvikana yewe rero ku myaka yanjye ntabwo imyaka y'umuntu ijustifiya ikosa iryo ari ryo ryose byumvikane ariko nanone
mu gihe cyanjye cyangwa mu byo nkunda, buri muntu agira ibyo akunda. Njye nkunda umuntu nkunda, kuko nanjye iyo nkunze umuntu ndamukunda pe. Rero iyo umuntu uri supose kunkunda atankunze bintera igikomere, kandi muzi ko nakuranye ibikomere byanjye bwite by'amateka yanjye. Rero nari nkeneye umuntu nyumva, umuntu akampa affection, akankorera, donc akambera byose. Nibyo nexpectingaga mu mugabo, namwexpectingagamo ibintu byinshi cyane, kandi naje gusanga nibeshya, kuko expectations zanjye nari ntegereje siko zagenze. Ahangaha uri kutwerekeza kuri iyi foto y'uyu Mutanzania. Kuberekeza kuri iyi foto, yego twagiye, yego niho rero byaje gutangira ko mu kwa kane njya muri Tanzania 2023, nahuye n'uyu musore turamenyana, ntabwo twari tuziranye. Nagiye muri Tanzania mara y'iminsi 10, nabuze ko printing passport yanjye ngo nkwereke igihe namaragayo. Yego. Hanyuma mara y'iminsi 10 ntabwo nari njyenyine, nari ndi kumwe n'umucuti wanjye. Baragiye turanatahana, biba ngombwa ko mu kwa gatandatu nongera gusubira muri Tanzania. Hanyuma mbonana n'uyu muhungu, kuko yari maze yari inshuti yanjye, yari umuntu tuganira muri ayo mezi 2, tukaganira akambwira amagambo. Hari ukuntu umuntu akubwira amagambo meza, kandi umuntu uri mu bukene bw'ikintu birangoye, ntabwo bijya bigorana umuntu iyo akennye ikintu biroroha cyane kuba wamubona. Ubwo hano nishimye rero kumubona mvuze ntabwo ari mu bundi buryo, n'ibyumvikana mu buryo ntavuzemo. Uyu muhungu yarabyukaga akampamagara, Gloria umeze ute, abana bameze bate, nanjye nkamwikiriza. Saa sita akambaza wariye, nimugoroba uryame neza, umunsi wagenze gute. Atangira kumbwira ibintu njyewe mu myaka 8 ntigeze numva, akanyandikira ama message meza, mbese anyereka care, anyereka urukundo. mu Tanzania yego, Kigali ari iwabo, nta kindi kintu kiduhuza, ariko anyereka urukundo rushoboka rwose pe. Kuko rero ahangaha iki kintu mucyumve, ahangaha umugabo wanjye yakoraga ibyo ashaka muri audio naguhaye wabyumvishe neza. Yari afite ubuzima bwe abayemo ku giti cye. Noneho nanjye ndavuga, ni kubera iki nshobora kubaho mu buzima nita ku muntu utanyitaho, nk'umwanya umuntu utamwanya, nkunda umuntu utankunda. Ese ubu buzima nzabubamo kugeza ryari? Hagati aho ngaho uyu mugabo natangiye kumusaba gatanya turi babiri kuva muri 2017. Icyo ntabwo nageze nkivuga, ntangira kumusaba gatanya nkamubwira nti wambabariye kubona ko bana kwacu bidashobotse, twitandukanira mu mahoro tutaragera kure. Yanyimye gatanya iyo myaka yose, akambwira ati Gloria njye nta gatanya naguha, aho nsenga ntabwo gatanya bazemera, ariko niba unyashaka uzagenda ugira gute uyake. Yego, rero gatanya iyo ibayeho mu gihe hatabaye ubwumvikane, ni uko ushaka ikirego uwo mwashakanye, ukagenda ukakimuregesha, kigahabwa agaciro, bakabaha gatanya. Njye rero malgré ibi byose nagamo, nigeze n'umunsi n'umwe nifuza gufata umugabo wanjye ngo ngiye kumwanika, ngiye kumushyira hanze. No. Niyo mpamvu navuze ni ahangaha buri muntu agiye kujya abaho ubuzima bwe. Nibutsa ko ahangaha we na mama wanjye bari abantu, reka mbabwire, ushobora kunyemerera ejo cyangwa mu kanya nkaguha nimero y'umuntu, ukamuhamagara umuntu usingize mvugana nawe, ukamubaza ku by'umugabo wanjye na mama wanjye, vyafasha azaguha bizashyiraho amashusho. yivuge Gloria, yivuge. Bari bafitanye umubano umeze ute? Bari bafitanye umubano w'umugore n'umugabo, n'ukuri kw'Imana.
mbonye ibyo ntigeze mbona kuri nje mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahari hagarara ibyo mbonyeho ndumiwe ari Imana yanjye waravuze abantu bazatangara wabwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumira uretse gato ndumiwe niko wavuze mama wawe n'umugabo wawe barafitanye umubano w'umugore n'umugabo